Twongeye kubasuhuza nshuti za Shishoza TV1 nkuko twabibamenyesheje rero uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro gifite icyo kikungura mu buzima busanzwe. Murabizi neza ko kuri uyu murongo wacu ibiganiro bihanyura ni ibiganiro bikwigisha business, ni ibiganiro bigutyaza ubwenge, ni ibiganiro bituma mbese muri make ufite ikintu usigarana iyo ubashije kudukurikira. Ugeze hano bwa mbere rero ntuze kwibagirwa gukora like, share na subscribe mu gihe uri bushimishwe n'ibiganiro uri busange hano kuri Shishoza TV1. Uyu munsi rero ntabatindiye tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ibintu 10 dushobora wenda no kubaha bonus tukagira icyo tubongeza, ibintu 10 ugomba kwirinda kuvugira muri business cyangwa se kuvugira mu kazi gasanzwe. Ushobora kuba business yawe ishobora kuba akazi aho upagasiriza mu buzima bwa buri munsi, ariko hari ibintu byibuze 10 uba ugomba kwirinda by'ingenzi kugira ngo ibintu byawe bigende neza. Bijya bibaho mu buzima bwa buri munsi ukumva umuntu yikomye abo bakorana kanaka yamvuze amatiko agatangirira aho ngaho, ariko wazajya kureba ugasanga ni wowe nyirabayazana. Reka mbanze mbasetse mbagezeho akagakuru. Hari umwana umwe wiganaga n'abandi bana ku ishuri bakigana mu buzima busanzwe, ariko umunsi umwe aza gutaha arira cyane, abwira ise, abwira ababyeyi ati rwose ngiye bano bana barimo kumvuga buri munsi baramvuga. Ababyeyi baramwicaza batese wa mwana we, abandi bana barimo kukuvuga iki? Ngo barimo kuvuga ngo iwacu ngo ntago ngo turya ngo duhage, ngo papa na mama bararwana. Ababyeyi baramwumva batese mwana wicara hariya, ibyo bintu ni nde babwiye? Umwana ati reka dati ngewe nabibwiye umwe w'inshuti yanjye arangije abibwira abandi. Ababyeyi baramuga ati mwana rero buriya ujye umenya ibyo uri buvuge ku ishuri, umenye n'ibyo uri buvugire mu rugo. Ku ishuri ni ukwiga, mu rugo ni mu muryango, ariko ibyo uvugire ku ishuri nibajya babivuga ntibikakubaze kuko ni wowe wabibibwiriye. Nshatse kuvuga iki? Ibi nawe mu kazi uzajya kuvuga, niba bivuga nibasubiramo bakugize inkuru uzamenye ko ari we wabyikoreye, ariko ibyiza wabyirinda. Reka mpere ku cyambere ibintu utagomba kuvugira mu kazi muri rusange. Ntukajye uhora wikomye mugenzi wawe, kanaka ntabwo ari umukozi mwiza, kanaka ntashoboye akazi. Icyo ni ikintu cyambere ugomba kuzirinda mu kazi. Hari uwamuhaye akazi, hari impamvu yamwangaje. Ushobora no gusanga yaramwangaje abizi ko adashoboye akazi, afite uko yamuhisemo, afite umushefu ushinzwe gukontorora umusaruro we. Wowe ntago bagutoranyije muri abo, ntibarakugira umushefu ngo bakugire umukoresha we. Hari inshingano zawe ku kazi bakubaza, imenyerezo. Ibyo kujya kwivanga mu mwanya w'umushefu wawe byihorere, kubera ko nujya kubyivangamo bizaguteranya n'ikipe mukorana, bizaguteranya na bosi wawe, kuko si wowe ushinzwe ibyo. Menya ibikureba. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kwitaho mu kazi. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kumenya kwirinda mu kazi, kuvuga ko utishimiye akazi ukora cyangwa utagakunda. Ngewe rero buriya aka kazi nkora ntago mbishaka, simbyishimiye, sinabyo nizi. Kubera uyu munsi niko kazi urimo gukora, niko kazi kagutunze. Wahagurutse mu rugo urabyuka, nta kandi kazi wagiye gukora, nako ngako. Uririrwa witotomba ko atari byo wizeye, uririrwa witotomba ko atari byo wishimiye. Urumva biri bushimisha umukoresha wawe nabimenya? Urumva abo mukorana ari motivation urimo kubaha? Ibyo byose bizaguteranya mu kazi, bizaguteranya n'umukoresha wawe mu gihe cyose uri mu kazi, mu gihe cyose uri muri business yawe. Wirirwa ubwira abantu nge rero buriya nubwo ncuruza ibi ntago mbyishimiye. Ni amahitamo ya kubicuruza, ni amahitamo ya gukora business uri gukora. Wikwirirwa rero uvuga ngo ntubyishimiye kandi ufite abo mukorana, ufite abo mu bafatanyabikorwa bawe. Ibyo byose bizakwicira akazi, bizakwicira business yawe ya buri munsi. Reka twihute turebere hamwe icya gatatu. Niba uri umukozi, irinde kuvuga umushahara wawe cyangwa izindi bonus ubona mu kazi. Ukajya hariya ngewe rero buriya hari ukuntu njya mbona amafaranga mu mpande mu buryo ubu. Ibyo ni amabanga yawe. Ngewe rero buriya bosi yampembye 400, yampembye 300, wose yaguhaye angahe? Ibanga ryawe n'umukoresha wawe
ni ibanga ry'umushahara ni ibanga ryawe n'umukoresha wawe. Ntabwo abakozi ku kazi banganya umushahara. Nujya kubivuga ibyo niho amakimbirane azatangirira, niho amatiku mu kazi azaturuka, ugasanga urimo kugirana ibibazo na bagenzi bawe, uhembwa menshi kubarusha, yewe nawe uri umuntu ushobora no kumva bitagushimishe ko mugenzi wawe ahembwa menshi kukurusha, kandi ugasanga wenda nk'uko wabivugaga umurusha gukora cyane. Ariko ibyo ibyiza byihorere, wivuga umushahara wawe, wigira ubaza umushahara we, wigira ubwira amabonasi yandi wabonye ku ruhande. Ibyiza nshuti yanjye rwose byirinde, bitazaguteranya. Irinde kuvuga ibyawe byose bitareba abo mukorana. Reka twihute turebe icya kane rero. Ntukavuge ko uri gushaka kandi kazi. Niba uri mu kazi birashoboka ko washaka kandi kazi, ibyo ni ibintu bisanzwe cyane. Buri muntu wese yifuza kuva ku rwego rumwe akagera ku rundi, ibyo ni ibisanzwe. Ariko wigenda uvuga ngewe rero ndimo gushaka kandi kazi, nagiye kukaka hano, ibyo ngibyo urimo gutera ikibazo mu kazi, urimo kwiteranya n'umukoresha. Mu gihe cy'iminota mike cyane ukibivuga, ibanga ryakunaniye kuribika, utazagira uribaza mu kazi ngo yakumeneye ibanga. Wowe ubwawe uri nyiraryo ntiwabashe kuryibikira. Utazagenda rero uvuga kanaka namubikije ibanga nawe ubwawe byakunaniye. Ibyiza niba bikunaniye umenye ko byasohotse, ibyiza niba ari ibanga ryawe rigumane. Niba rero uri mu kazi uri gushaka kandi, ibyo ni bisanzwe nk'uko natangiye mbivuga, ariko menya ngo uragashaka, igihe nikigera uzavuga ko byabaye ngombwa ko uhindurirwa inshingano. Ibyo ni bisanzwe ahantu hose, nta muntu udahindura umwanya, poste waba wicayeho hose, usibye n'umwanya nta kidahinduka usibye guhinduka. Abafaransa baragira bati rien n'est permanent sauf les changements. Rien n'est permanent sauf les changements. Nta kidahinduka usibye guhinduka. Ibintu byose buriya byahinduka. Nguko ngayo twakomeje tujye ku cya gatanu rero. Icya gatanu rero, irinde kwerekana mu kazi ko irinde kwerekana mu kazi ibyo warayemo cyangwa se wiriwemo ku mbuga nkoranyambaga. Ukagenda ukirirwa uvuga ngewe rero ejo nari nasohotse, ejo nari najyanye n'umugabo wanjye, ejo nari najyanye n'umuryango. Utwo twose ibyo wiriwemo ni ibyo mu rugo, ni ibyo mu muryango, ni ibyo mu buzima busanzwe. Birinde mu kazi. Mu kazi si mu muryango. Hari impamvu wabyutse ukajya ku kazi, hari n'impamvu hari icyo bagutegerejeho. Niyo mpamvu rero utagomba kwirirwa babwira ngewe rwose ejo nari nihagiye, nari ndi kumwe n'abavani. Oya, urirwa dore icyo na postinze, dore amafoto y'ahantu twari twasohokeye. Buri mwanya icyo gihe na boss azavuga ati ariko si uyu nguyu ari muri drama ki, uyu ari mu kazi cyangwa se yaje kwerekana aho yari yagiye kuryoshya. Yemwe ashobora no kukwiteranya akagira ngo nturi bubashe kumuha umusaruro, yumva ko wananiriwe ku mazi aho wari wasohokeye, wananiriwe aho wari wagiye kubyinira. Ibyo ni byiza rwose. Inama nakugira ni ukubyihorera, ibyo ukabyigumanira. Bizagufasha kandi nawe ubwawe bizakubaka, bizakurinda n'amatiku ashobora kuvuka hagati y'umuntu n'uwundi. Ingingo ya gatandatu, irinde kuvuga ibikorwa bibi byakubayeho mu buzima bwawe ukiri muto cyane, ukatangira ngewe ndi umwana byagenze gutya. Biriya ni ibintu byawe byo mu buzima bwite, ntabwo ari ubuzima bwawe ugomba gusangiza akazi. Ibyakubayeho, ibyo wakoze ukiri muto, cyane ibyo bibi byose ni ibyawe ku giti cyawe. Ngewe rero bwa bundi bwose namwe mu buzima busanzwe bw'akazi murabuzi. Ibyiza byirinde. Nta handi uzakura inama usibye kuri Shishoza TV1. Twakomeje ka turebera hamwe icya karindwi. Ugomba guhisha ubuzima bwawe mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ngewe rero nararanye n'umusheri wanjye, ngewe rero naranye n'umufiance, ngewe rero ejo nasohokeye hana twaraye gutya ibyo bizaguteranya, bizatuma abantu bagutakariza icyizere birenze uko wabitekerezaga. Urabimubwira uzi ko ari inshuti yawe, ariko icyakunaniye kukibika cyasohotse. Mwahuriye mu kazi, mwahujwe n'akazi. Ibyiza reka muhuzwe n'akazi. Ibyo by'ubuzima bwawe bwite byo kuvuga ukuntu ukunda abagabo bananutse, abagabo bambara gute, ukuntu ukunda abagore bananutse, ukuntu ukunda abagufi babyibushye, ibyo ni ubuzima bwawe bwite.
iyo ubivuze mu kanya uraza gusanga bateye agatebe bakugize ikiganiro bati mwamubonye uba ikiganiro usange birakurakaje kandi ari we wabyivugiye. Ibyiza rero wabyirinda. Reka turebere hamwe rero cya munani, irinde gukwirakwiza ibihuha mu kazi. Iki cyo ni ingingo ikomeye cyane. Vuga ibikureba, ibitakureba ubyihorere. Ibyo wahuye nabyo mu nzira bitarebana n'akazi, bidatanga umusaruro mu kazi, aho kugira ngo utumwanya wiri guhindura biro wiruka uva muri biro ujya mu yindi, kanaka yavuze ibi, kanaka yavuze ibi, kanaka yakwije igikuba byacitse, byirinde. Ibyo rwose ni ikosa rikomeye. Reka turebere hamwe icya cyenda nacyo kirakomeye. Irinde kuvuga ingano y'inzoga unywa mu kazi. Ni business yaba iyawe yaba iy'umukoresha wawe, ariko ni business. Irinde kuvuga inzoga zawe unywa, irinde kuvuga niba uzikunda niba utazikunda. Ibyo ngibyo c'est ton affaire, ni ibyawe bwite, ntabwo ari ibintu ujya gusangiza mu kazi. Uzatuma abantu bagufata uko utari, bavuga kanaka ni umusinzi, kanaka uriya mukobwa muramuzi, uriya mukobwa uzi ko anywa inzoga ye, uzi inzoga anywa, kandi niwe wabyivugiye, nta n'uwakuguriye byibuze ngo akuvuge yakuguriye. Ariko wowe ubwawe kwirirwa uvuga uti naraye nywezi, burya nkunda ubu bwoko. Ibyiza nshuti yanjye, ibyo ni iby'akazi, byihorere. Reka turebere hamwe icya 10 rero. Irinde guhata ku ngufu abo mukorana imyizerere yawe. Niba uri umukatolike uri katolike, niba uri umuporoso, niba uri umusilamu, imyizerere yawe ni iyawe ku giti cyawe. Buri wese afite uburenganzira bwo guhitamo imyizerere ye. Wigenda uvuga buriya twebwe rero idini niri, idini ryiza niri. Urateza impagara mu kazi, urateza ibibazo, urateza ibiganiro birimo kubishya akazi bitari ngombwa. Uriteranya n'abantu mu kazi bidakenewe. Niba mu by'ukuri ufite business, niba uri umukozi, ubaha business uri gukora. Niba ukorera abandi, ubaha akazi uri gukora, aho kugira ngo ugende ushyiramo ibindi bintu bishobora guteza impagarara, bishobora guteza ibibazo, bishobora guteza impaka zitari ngombwa za ngo turwane hagati y'abo mukorana. Ibyiza byirinde. Shishoza TV1 tuzatubagezaho ibyiza byose. Hari abantu bamaze iminsi bambaza amavideo y'uburyo wakora video ukayitunganya ukayishyira kuri YouTube. Abo ngabo murahishiwe. Video itaha ndabemereye ko ayo mavideo yose, gukoresha telefone yawe ugatunganya video, kuva uyishyize kuri YouTube, video ya mbere ikajyaho, iya kabiri, kugeza ubaye monetize ugahembwa, yemwe kugeza ugiye no kuri bank, amafaranga ukayatahana mu ntoki ya YouTube. Ayo masomo ndayabemereye, ngiye kuyabategurira. Nababwiye ko nyafite, nagize amahirwe yo kubimenya, kandi kuba nagusangiza ubumenyi mfite nawe ukagerageza guhiga amafaranga, nta kintu rwose bintwaye, kandi ndabyishimiye. Mujye munyandikira nkuko mwaciye mu gikari mukanyandikira. Icyo muzansaba ngifite nzakibaha, icyo ntafite ubwo nicyo muzabura, kandi ndahamya yuko bizagenda neza. Abantu bifuza gukora business ya YouTube, rwose mbahaye karibu, niteguye kubafasha. Murebe playlist ya aho nshyira ayo mavideo icyarimwe, ariko ubutaha ngiye kubaha akantu ku kandi kazagufasha. Waba ufite icyo gitekerezo nawe, aho buri munsi kubaza ngo ariko biriya bigenda bite, ese umuntu wakoreye kuri YouTube yunguka gute? Icyo nakubwira, gufungura YouTube ni kampani nk'izindi. Hari benshi byateje imbere, murabazi, nabababwira n'ubushize nakoze urutonde rw'abantu batejwe imbere na YouTube hano mu Rwanda, bavuye ku ntoryi bakajya ku nyama. Ntabatindiye rero, mwakoze cyane. Nta biryoha nk'ibisangiwe, akaryoshye kandi ntigahora mwitama. Naho ubutaha mu mavideo yacu meza abigisha kandi abashishikariza gukora business, guhindura imibereho, ubuzima bwiza muri rusange n'imitekerereze. Ubuzima, ubukire bushingiye ku bwonko, bushingiye ku mitekerereze n'imibanire myiza n'abandi. Mwakoze cyane rero, naho ubutaha.